tuzifata neza, tuzifata mu buryo nk'ingabo z'igihugu. Umusaza Twahirwa Celestin umwe mu baturage batishoboye bo mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo bahawe ubufasha n'urwego rwa DASSO rwo muri uwo murenge. Ubwo bufasha burimo kwishyurirwa mituweli, ibiribwa ndetse n'ibikoresho by'ishuri. Uyu musaza kimwe na bagenzi be bagaragaza ko kuba urwego rw'umutekano rwa DASSO rusigaye rufasha abatishoboye bituma barushaho kurwiyumvamo. Tubyakira neza cyane ahubwo rwose kuko ni igifasha kuko bituma n'abana tubona uko tubaka agakoma. Nkatwe nk'abaturage ikintu bisobanuye ko ubuyobozi buturi hafi mu burere bw'abana ndetse natwe ubwacu. Yewe butumwa naho abandi baturage ni uko bajya bafata DASSO nk'abantu batari abo kubiruka inyuma gusa, ahubwo bakwiriye gufatanya nabo gucunga umutekano ndetse no kubaka igihugu, kuko nk'ubu ngubu urabona bafashije abaturage, bafashije abana bavuye mu muhanda. Umuyobozi w'umurenge wa Jabana Shema Jonas avuga ko mu nshingano z'abagize urwego rw'umutekano rwa DASSO harimo no gufasha abatishoboye kandi ko abo mu murenge ayoboye babikora buri gihembwe. Mu gihembwe cya 4 cy'umwaka ushize urwego rwa DASSO rwubakiye abaturage babiri amacumbi, batari bafite amacumbi. Ibyo biza mu rwego muri za nshingano DASSO ifite yo kwita kwibangamiye imibereho y'abaturage. Ntabwo ari ukwirukanka ku bantu bacuruje umuhanda gusa, n'izo nshingano barazifite. Mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka urwego rwa DASSO rwo mu murenge wa Jabana bagabiye umuturage inka. Urwego rwa DASSO rw'umurenge wa Jabana kuri iyi nshuro rwishyuriye ubwisungane mu kwivuza abaturage 50, imiryango irenga 10 ihabwa ubufasha bw'ibiribwa, naho abana bo mu miryango itishoboye bahabwa ibikoresho by'ishuri. Daniel Hakizimana, Flash TV.